Abantu benshi bakora cyane kuva mu gitondo kugeza nijoro, bakagira umunaniro mwinshi, ariko ku mpera z'ukwezi bakisanga nta kintu na kimwe basigaranye, bagatangira bakibaza bati ese kuko amafaranga anyanga? Ese kuko ayo mbonye aza akagenda vuba? Ukuri ni uko amafaranga atanga umusaruro ku bantu bazi amabanga yo kuyacunga neza no kuyashora neza. Muraho neza, murakaza neza kuri iyi channel ya Finance with Theogene, yigisha ku bumenyi bufatika bwo mu buzima busanzwe, cyane cyane mu bijyanye n'imari n'iterambere bwite by'umuntu. Niba uri umunyeshuri, niba uri umukozi cyangwa se umucuruzi, cyangwa umuntu ushaka kubaka ejo hazaza heza, iyi video ni iyawe. Muri iyi video tugiye kugusangiza amabanga 8 akomeye yo gutunga amafaranga, ashingiye ku buzima busanzwe n'ubunararibonye bw'abantu benshi bageze ku ntsinzi mu by'imari. Buri banga turarisobanura buhoro buhoro, dutange n'urugero rufatika n'ijambo ry'ubwenge rigufasha gutekereza kure. Niba uri mushasha kuri iyi channel, kanda subscribe, ukande na like. Niba ubonye hari icyo wiga, ugaze iyi video ku bandi bantu ndetse n'inshuti zawe, kugira ngo nabo bamenye ibintu bijyanye n'imari ndetse n'amafaranga. Noneho reka dutangire urugendo rwo kwiga uko amafaranga akorana ndetse akanakunda uwabiteguye. Ibanga rya mbere: kubaha amafaranga ukayakoresha uko bikwiye. Ibanga rya mbere ryo gutunga amafaranga ni ukuyakoresha ndetse no kugira igenamigambi rifatika. Amafaranga adafite gahunda agenda nta cyerekezo, kandi iyo wateguye icyerekezo, umuntu utateguye icyerekezo atakaza n'icyo yari afite. Igenamigambi ni ukumenya neza amafaranga winjiza, ayo wakoresheje n'ayo ugomba kwizigamira. Si ukubara amafaranga gusa, ni ugushyira imbere ibifite akamaro kurusha ibindi. Abantu benshi bagira ikibazo cyo gutekereza ku mafaranga kubera ko bagura ibyo babonye mbere yo gutekereza ibyo bakeneye. Iyo udafite igenamigambi, buri kintu cyose kigusaba amafaranga kiguhinduriraho umucakara w'ibihe byose. Urugero: niba winjiza ibihumbi 200 ku kwezi, ugakoresha ibihumbi 80 ku biribwa, ugakoresha ibindi ibihumbi 40 ku kode cyangwa se ku bwikorezi, ukizigamira ibihumbi 30, andi agakoreshwa ku bindi bintu bikenewe, aho ukoresheje amafaranga yawe neza uko bikwiye. Ibi bigufasha gutera imbere ndetse no kureba uko umushahara wawe uri kugenda neza. Ijambo ry'ubwenge: amafaranga uyaha gahunda, iyo uyahaye gahunda nayo aguha amahoro n'ibyishimo. Ibanga rya kabiri: kugira ubwizigame bw'amafaranga ugiye gukoresha cyangwa se ugiye gusohora. Abantu benshi bibwira ko bazizigama nibabona ibisigaye, ariko ukuri ni uko ibisigaye akenshi bitabaho. Abahanga mu by'imari batwigisha ko ugomba kubanza kwizigamira, hanyuma ugakoresha ibisigaye. Kwizigamira ni ukwishyura ejo hazaza hawe. Niyo byaba bike, iyo wizigamiye ni intambwe ikomeye cyane uba wateye. Icyo gihe uzaba ukoze igikorwa gifite akamaro mu buzima bwawe. Urugero: iyo winjije ibihumbi 100, banza ukuremo ibihumbi 10 ubishyire ku ruhande, hanyuma ukoresha ibihumbi 90 bisigaye nyuma yo kuzigama. Igihe kiragera ayo wazigamye akagufasha gukomeza gutera imbere mu gihe andi yagushiranye. Uwizigamiye ejo hazaza he ntashakisha ubufasha bw'ejo. Ibanga rya gatatu ryo gutunga amafaranga: kugabanya ibyifuzo birenga ibikenewe. Si ikintu cyose ushaka ko ugomba kukigura. Gutandukanya ibikenewe n'ibyifuzo ni ibanga rikomeye cyane. Ibikenewe ni ibyo ubaho udafite, ibyifuzo ni ibyo wifuza kugura. Urugero: kugura telefone ihenze cyane mu gihe iyo usanga n'ubikora neza, icyo kiba ari icyifuzo. Mu gihe ugiye kugura imyenda cyangwa se ibiribwa, aho uba utekereje neza, kandi ibyo ntibiba bikenewe mu buzima. Ijambo ryagufasha: uwigomwa uyu munsi abona ejo hazaza he heza. Ibanga rya 4 ryo gutunga amafaranga: kugira intego z'amafaranga cyangwa se financial goals. Amafaranga atagira intego ashira vuba. Ugomba kumenya icyo ushaka kuyakoresha mbere yo kuyasohora. Intego zishobora kuba iz'igihe gitoya cyangwa se iz'igihe kirekire. Urugero: kwizigamira ishuri, gutangira business cyangwa kugura inzu, aho uba ufite intego nziza zizagufasha mu iterambere ryawe.
Mbere y'uko tureba ibanga rya gatanu, nkakwibutsa nimba utakanze subscribe kugira ngo uyikande ndetse na like kugira ngo ukomeze kudushyigikira, unakore ku nzogera kugira ngo igihe twa-uploadinze video uje uyibona mu ba mbere. Ibanga rya gatanu ryo gutunga amafaranga: kuba ufite inkomoko nyinshi z'amafaranga, mbese ukagira inkomoko nyinshi bigaragara bitewe na family background yawe. Kwishingikiriza ku isoko y'igicuruzwa kimwe bituma ubona inyungu nkeya. Gerageza ushore no mu bindi ubona ko byaguha inyungu nyinshi. Si byiza kuguma ku kintu kimwe, shaka andi mahirwe yinjiza amafaranga, business nto, ubumenyi cyangwa se serivisi. Urugero, umukozi ushobora gucuruza online ku mpera z'icyumweru usanga afite inyungu nyinshi igakomoka ku byo yacuruje online. Ijambo ry'ubwenge ryagufasha: inkomoko imwe irashira, ariko inkomoko nyinshi y'amafaranga zigumaho zikaguha inyungu nyinshi. Ibanga rya gatandatu ryo gutunga amafaranga: kwihangana no kongera ubumenyi mu by'amafaranga. Amafaranga akunda ubumenyi ndetse agakunda n'uwiga. Uwiga ukacunga amafaranga arayabona. Soma ibitabo, wumve ibiganiro, ukurikirane amasomo ku micungire y'amafaranga. Kwiga uko business ikora bigufasha kudahomba. Ubumenyi n'ishoramari ni ishoramari ridahomba cyane. Ibanga rya karindwi ryo gutunga amafaranga: kugira amafaranga bishingira ku myitwarire myiza ufite cyangwa se discipline ufite. Discipline ni ugukora ibyo wiyemeje mbere y'uko usesagura amafaranga. Nimba wariyemeje kwizigamira buri kwezi, kwirinda imyenda idafite akamaro, ukabikora uko bikwiye. Urugero, niba wariyemeje kwizigamira buri kwezi, ntugacike kwizigamira uko wiyemeje. Ijambo ry'ubwenge ryagufasha: discipline ni ikiraro kiva ku nzozi kikakujyana ku ntsinzi. Ibanga rya munani ari naryo rya nyuma ryagufasha kwiteza imbere ndetse no gutunga amafaranga: gutekereza ejo hazaza no kwishyura ubwishingizi bw'amafaranga ndetse ukishyura n'ubwishingizi bw'ubuzima bwawe. Gutanga amafaranga bifata igihe kugira ngo hagire aho ugera. Ntabwo gutunga amafaranga ari iby'akanya gato, bisaba gutegura ugashyira mu bikorwa intego wiyemeje kugira ngo utunge amafaranga menshi. Tekereza ku bwishingizi, ku nguzanyo nziza no ku ishoramari rirambye. Urugero, kwishinganisha ubuzima cyangwa se kwinjira mu matsinda yo kwizigamira bituma ugira amafaranga yo gukoresha mu gihe kizaza. Niba wageze aha ureba iyi video, bivuze ko ufite inyota yo guhindura imitekerereze yawe ku mafaranga. Amabanga 8 twaganiriye ntabwo ari amayeri y'igitangaza, ahubwo amahitamo ya buri munsi asaba kwiyemeza no kwihangana. Ibuka ko gutunga amafaranga bitangirira mu bitekerezo byawe mbere y'uko kuyabona mu mufuka wawe. Tangira ubone amafaranga ayo ufite yawe bwite, uyaha intego, uyaha icyerekezo kirambye niyo waba utangiriye ku biceri bikeya. Icy'ingenzi ni uko uba watangiye. Niba iyi video yagufashije, ndagusaba nimba utakanze subscribe uyikande ndetse na like kandi no kunzogera kugira ngo utazacikwa n'izindi video zacu. Sangiza iyi video cyangwa se wandike muri comment. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo andika muri comment. Ese weho uribaza ni agahe mabanga utari ufite ugiye gukurikiza, cyangwa se ikibazo ufite ku micungire y'amafaranga, cyandika muri comment, twiteguye kugusubiza. Murakoze cyane umwanya wanyu. Tuzongera guhurira mu yindi video igufasha gukura mu bitekerezo, mu bushobozi no mu buzima bwa buri munsi bwo mu buzima rusanzwe. Amafaranga akorana nawe iyo igihe wateguye neza. Komeza ugire umunsi mwiza. Murakoze, turabashimiye.